urebe iyi video ni igihe abo bakozi bitwa ngo wenda bari mu kazi, abo nyine b'inzirakarengane, reba nyine ino video iki ni igihe bari kuruhuka, iki ni igihe bari kuruhuka, ubwo nyine saa sita zageze ngo bagiye muri recreation, urumva, reba nyine uko baba baryamye, reba uko baba badandagaraye, reba ugira ngo bapfuye, bitewe n'akazi baba bakoresheje. Hello my people, nanone ndabasuhuje, ni Bolingo umuntu ugarutse, ngarutse muri ya formule nababwiye yo kuzajya mvuga ibibera muri Dubai byose A to Z, byose nzabivuga, simbuza abantu kujyayo, ahubwo icyo nkora njye ni ubujyanama, kugira inama, nuyumva ujyeyo, wenda hari nabo nabwiye banyumviye ndabashimira, namwe wenda mushobora kuzashimira kuba mwakabaye muhura n'ibyago, cyangwa niba nanone ukeneye kujya gufata experience y'ubuzima, naho wanagenda, n'ubu naguhuza n'abantu b'abasikama bakujyana, ariko njyewe ntabwo ibyo bintu byazambazwa. Waba uri Abu Dhabi, waba uri Ajamani, waba uri hehe, narakubwiye uti wagize amahirwe mabi ngera muri icyo gihugu, kandi ugira amahirwe mabi nisanga mu bantu basikaminzwe. Icyo gihe ni nako kanya kugira ngo sikamu basi igabanuke, wirya abantu amafaranga ubica urubozo bro. Reba nk'iyi video, iyi video hapfuyemo abantu barenga 15, iyi video hapfuyemo abantu barenga 15, ariko byagizwe iki? Byagizwe ibanga kugira ngo akazi kabo ntigahagarare, ntigahungabane. Nta insurance bafite, nta bwishingizi bafite muri company, babaha ibipapuro bakabwira ati ngo ni ubwishingizi, ariko so wabwivurizaho hehe? Abantu barahoroka, abantu impanuka ziba mu kazi ka buri munsi, ntugire n'ukugira gute no gukurikirana, urapfira muri camp aho uri, ntugire n'umuntu ugukurikirana, urumva kubera iki? Runo ruhu sinzi wenda niba ibiganiro njya nkora hari abo bigira akamaro, kuko comment ngenda mbona ni reaction imeze nabi, bitewe n'uko wenda mba nkocoye, mba nteye ibuye ahantu rikagira ikibwana rigwaho kikamoka, urumva. Ariko ndakubwiza ukuri, wowe uri gukurikirana kino kiganiro, wowe urubyiruko, wowe wifuza kujya gushakira ubuzima hanze, yaba bakabakoresha kuri yo basi babishyura, babahemba nk'uko kontara ivuga, wanihangana. Ariko nawe reba nyine akazi bari kuguhamagarira, reba ukuntu barandagaye, reba ukuntu wagira bapfuye, ni hasi. Hano tuvuze kuri tele, icyakugeza muri room none ukuntu baba baryamanyeho bro. Naravuze uti niyo amagambo yazashira, umwuka ugahagarara, nzakomeza mvuganire abakoreshwa iriya mirimo y'agahato hariya Dubai, kuko ni uburetwa, ni ubucakara, ariko bugezweho bwa bucakara bakoresha bagenzi babo b'Abanyafurika, akaba aribo bagukurura. Ubucakara bukoreshejwe bagenzi b'iwawe, ubucakara buri mu inshuti yawe, inshuti yawe akaba ari ikuzana mu bucakara. Ibi bintu uzakomeza mbivuge, kandi ndakeka bizagira ikintu bifasha. Wowe musikama sindi kugutinya, nabonye na cya gishecuru cyitwa Mukansanga nacyo cyongeye cya commentinze ngo njye ngo nabaye umunebwe nanga gukora. Mukansanga w'ikigoryi, uzi ubundi icyo bita imirimo y'uburetwa icyo ari cyo? Cyo commentinga ku bintu bikureba, ntushaka kungarura muri iriya system yanyu ya ba Bosco Empire. Njyewe ntabwo nyirimo, nta nubwo nyikunda habe na gato, urumva, kuko ukomeje kungendaho nanjye nakubwiza ukuri ko n'ubundi naje kubona hano umuntu ni umuntu, ibyo kuza utera ubwoba ngo wangira nabi, nta nabi nimwe wowe wangirira, wowe Mukansanga. Reka nanone mbaje nguhe kano kantu wenda k'iki ka gasopo. Njyewe ndi mu makuru yanjye, ndi mu buzima bwanjye bw'ibyambayeho, ntaho mpuriye nawe Mukansanga. None byanyu by'ubugarasha njyewe ntukazajya ubinzanaho, ntunashaka ko tugendanaho uzagufatira umwanya. Mukansanga wowe nta magambo menshi abantu bakuvugaho, n'ubundi bagufata nk'umurwayi wo mu mutwe. Reka dukomeze n'ikiganiro cy'uno munsi. Ni ukuvuga ngo akazi ka Dubai, ukihagera nibwo utangira kubona ko ubuzima bwawe ubushize muri risiki. Ukihagera nyine ukitonda ku kazi bwa mbere, ubona ukuntu nyine babakoresha, uhita uvuga uti aha hantu ngiye kuba nagira gute, ahantu uzahasiga n'ubuzima.
ntabwo bitinda kuko n'ubundi ntutinya kumva abapfuye, abapfiriye mu kazi ntawe bibazwa, nta n'ubikurikirana, cyane cyane iyo uri n'umunyafurika noneho wapfiriye, byarangiye nyine n'imbwa bajugunya imbwa nka hariya. Singiye gupfira muri kariya kazi karimo risiki ingana kuriya kandi mbirebesha amaso yombi. Abantu rero ntabwo umubare w'abapfuye bagaragaye, ariko hapfuye abantu barenga 15 bari bari gukora umurimo ngo witwa ngo scaffolding cyangwa se kubaka ibikwa. Iyo bikwa mwuririraho muri kubaka nyine bitewe n'aho mugeze kuri shantiye, ariko abo barapfuye nta n'uwigeze abikurikirana, bararira bose uri kubona barira, bararize birahagarara nyine bararira barataha, urihanagura urarira kuri nde wewe. Iminsi yashize habura gato kugira iriya ntambara itangire, Abu Dhabi camp yarahiye. Muri iyo camp hari higanjemo abakozi b'Abanyafurika, cyane cyane Abarundi. Ndakubwiza ukuri iyo camp ikimara gushya yari gaze yari yaturitse, byo wenda ni impanuka isanzwe, ariko nakubwira ati bari 9, 4 bahise bapfa igitaraganya, 5 bajyanwa hehe, 5 bajyanwa kwa muganga. Ariko muri abo 5 bajyanywe kwa muganga nta n'umwe warokotse. Mumbaze ati impamvu atarokotse, hariya ubuvuzi bwabo burahenze. Rero kugira ngo wowe ngura umukozi wa company, aho kugira ngo bakurihire, aho kugira ngo bakurihire ibihumbi 50 by'amadirihamu, ngura umukozi wa company, umuhinde ntakuzi, ntazi ahantu wavuye, aho kugira kurihira amafaranga yatanga 20,000 bakagutera urushinge rw'amazi, bakakuvanamo n'impyiko ukagira gute, bakandika ko wapfuye nyine ko impanuka yari yakurembeje. Barangiza ngo ufitiye abantu akazi Dubai. Nanone ndaza gusoza ndabura abakobwa babayo, abakobwa bajyayo baragushuka bro. Abakobwa bajyayo hariya, abakobwa bari hariya sister, urahagera ukaba indaya yeruye, waravuye hano usenga. Ibyo ni ibintu ntatinya kuvuga, ni mu gihugu cyanjye. Nabivugaga nkabona comment ati ngo wavanye Dubai mu mutwe ngo wamujinga we. Ndabyemera ndi umujinga. Fata abakobwa bo b'Abarundi, abakobwa b'Abanyarwanda ukajya kubagira indaya hariya. Umukobwa yaravuye mu rugo afite ubuzima bwiza, ngo mushakiye visa. Iyo visa se kuki utamubwiye icyo agiye gukora? Isanga ngo akora massage, iyo massage bakamubwira ati uzishyurwa n'umugabo wikoreye, kandi umugabo yakoreye massage yishyuye already kwa manager. Ntabwo ukora massage ariwe baha amafaranga mu ntoki, murabizi. Yishyura gute se? Umukobwa azishyurwa gute? Ni ukureshya wa mugabo bakararana bakaryamana kugira amuhe amafaranga. Depression irakwica. Waravuye mu gihugu uri umukobwa ushima Imana, hari n'abasore wakatiye. Bro sister, ni ukuri mugire ubwenge. Nta muntu wanushaka guhasoninga. Muzabaze nabo twakoranye ikiyede hariya Dubai, njye sinjya mbisha ko cyari ikiyede, ko ntabwo ari akazi kazima. Niyo cyaba gihemba nari gukomeza kugikora. Ikiyede kidahemba nanaza nkagikora hano i Kigali. Nta muntu wanushaga imbaraga, nateruraga sima, nateruraga amablocks nkayatanga. Rero ndi kwiyamya abantu bari kumbwira ngo nagize ubunebwe. Ubuhe bunebwe? Wowe urahazi. Wowe umbwira ngo ndi umunebwe, so wiri gushuka abantu ukabaza n'amafaranga urya sayo baba bakuye mu gihugu bakoherereje ngo bashakire ngo ibyangombwa, ntibahagera bakirwa barira. Abanyakenya ntibarira, abagande ntibarira, ngo barabashakiye akazi. Wanze gutaha, kwaza nawe uraza umunsi mike uraza kuba inyangagihugu. Gahinda ni kenshi bro. Nta muntu n'umwe nzahishira icyabereye hariya Dubai. Next episode nzavuga ukuntu uburaya bukorwa Dubai, ukuntu abakobwa bahagera bakaba indaya, systeme bakorwamo, systeme uburaya bukorwamo, nzayivuga nitonze. Azaba ari ikiganiro cyihariye kivuga ukuntu umukobwa ava hano mu Rwanda cyangwa ava mu Burundi agiye gukoreshwa uburaya ariko atabizi. Niyo next episode muyitege. Ukuntu uburaya, ukuntu abakobwa bava hano bagiye gukoreshwa uburaya. Icyo kintu nacyo cyarandiye. Umukobwa ushima Imana ukiri muto, ugasanga ku murongo hatonze abahungu 40, b'Abangladesh, b'Abanepali, b'Abapakistani, b'Abahinde, ku mukobwa umwe, abahungu 40.
ibyo byose nzabivuga muri next episode. Gusa uyu munsi nababwiraga nti abantu bapfa Dubai bikagirwa ibanga, urapfa ukagirwa ibanga, urapfa urarwara niyo waba ushiramo umwuka ntabwo bakwemera gusubira mu gihugu cyawe.